dore ko ari byo amazina y'utubyiniriro muri ino minsi asigaye ariho. Gasanga umuntu yitwa ngo ni umupasiteri, sinzi wenda ngo yabatirijwe he, sinzi cyangwa se ngo nawe yasenye, ibyo ntubimbaze. Cyangwa se wenda ukitwa umukozi w'Imana cyangwa umuvugabutumwa, ibyo ntabwo ntubimbaze. Ariko ugasanga barimo barirwa basebanya cyangwa se barirwa baterana amagambo. Ese nkibaza, niba uri umukozi w'Imana watiranya amagambo na mugenzi wawe kandi mwese mufatanyije umurimo umwe, nibaza ko niba twese turi abagenzi bajya mu ijuru ntabwo twateranya amagambo. Wenda ntatinze, hari inkuru zirimo gucicikana kuri social media, abantu batukana kandi mu by'ukuri rwose byumvikana ko ari abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana cyangwa se byitwa ko bavuga Imana, ariko ugasanga barimo barasebanya, baravuga amagambo atari meza. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo niba ukijijwe ukizwa kamere. Kamere muntu niyo mbi ku muntu, kuko gukizwa, ushobora gukizwa ariko udakijijwe kamere, ntabwo uba ukijijwe, nta gukizwa kuba kurimo. Ese wambwira nawe kuri shusho media urimo uratukana kandi byitwa ngo umukozi w'Imana? Urimo umugenzi wawe aragututse, nawe uramututse? Cyangwa se ngo nuko yakubwiye nabi nawe mumubwire nabi? Kandi Bibiliya ivuga ngo niba mugenzi wawe agutukoje, ntabwo bivuze ngo nawe ugenda umutokoze. Cyangwa se ntabwo ari ko biri. Cyangwa se ngo wishinge ngo kuko ngo Bibiliya ngo yavuze ngo niba mugenzi wawe ngo agukubise ngo nawe ngo utege urushigo. Ndakubwiye ngo ibintu abakozi b'Imana barimo ni ibiki? Wenda birababaje, yewe wenda niba nari bizabizamo, niba bizagenda gute, ariko birababaje kandi biteye n'agahinda. Niba umuntu byitwa ngo ni umukozi w'Imana akagenda, uretse gato wenda nze mbumvishe namwe mwiyumvire rwose abakozi b'Imana, bitwa ngo ni abakozi b'Imana kandi mu kuri kwahera rwose, bakorera Imana, bajya mu rugendo rwo mu ijuru, bagatukana bigeze aha ngaha, bagasebanya, intambara zikavuka. Birababaje kandi biteye n'agahinda. Uretse wenda muze mwumve rwose, unyihanganire gatoya, ndimo ndashaka ku kantu ndimo ndagashaka, ariko birababaje biteye n'agahinda ibyo numvise. Birababaje. Sorry rwose birababaje biteye n'agahinda. Ye nabyumvishe numva birambabaje cyane, birambabaje rwose.
uretse so wumvishe aya magambo nayumvishe bintera kubitekerezaho cyane se nkibaza niba umuntu ari umukozi w'Imana bita ese ko ndi wanyibore yes ngewe uretse gato akantu we nashyizemo ngira ngo urakumvishe wumvishe amagambo y'umukozi w'Imana oya mbabarira we komeza kuvuga umukozi w'Imana kuko umukozi w'Imana ntago avuga ayo magambo nta nubwo oya aho uvuga ngo uyu muntu Imana yaremye wenda nibwo byapfa kugira uruhengekero mbabarira umbwiza ukuri koko uwo ni uwiyitirira ngo izina ry'Imana kandi wumve neza ibitutsi afite mu kanwa ke wumve ibitutsi afite mu kanwa ke njye nabyumvishe bintera impungenge ndetse n'agahinda nubwo warwa bibaho no gusubira inyuma bibaho ariko ntabwo wavuga amagambo ameze kandi bitatugendane neza gukizwa kwa mbere kubaho iyo wakijijwe ntukizwe kamere ntabwo ukijijwe waba ukijijwe tugendane neza uri kumva ikintu cya mbere iyo ugiye gukizwa icyo ubanza cya mbere kigomba kubanza ni kamere ni ugukizwa kamere kuko kamere se nyine ikintu umbwira ngo kamere iyo udakijijwe kamere ugahura n'umuntu akagutera ingumi ntubashe kwihangana uri kumva ntubashe kwihangana ya kamere ubu nawe ugahita umukubita ingumi ntabwo warakijijwe kamere uri kumva ntabwo waba warakijijwe kamere kuko ini tayimu niba ugiye gukizwa tambuka ubanza ukizwe kamere kuko mvuze ngo aba bantu birirwa batukana ku mashusho media birirwa batukana basubizanya bita mvuze ngo ntabwo bakijwe kamere ntabwo naba mbeshye gukizwa nyako icyo bivuga gukizwa nyako bivuga ngo siga kamere none niba wowe Peter ejo tuzahurira mu muhanda ntakugirira nabi sibyo nawe uzanyitura inabi nunyitura inabi n'ubundi ya kamere ntabwo uzabukije ntabwo nzaba narayikije uri kumva none ibyo turimo kubona ahangaha ku mashusho media birimo bitambuka cyangwa se birimo gucicikanaho niba warangiriye nabi ngo nanjye ngomba kukugirira nabi sinajya kuri kote y'uwagiriwe nabi uri kumva ariko kandi none sinajya kuri kote y'uri kubikora bose nta n'umwe nshobora kureba ariko mvuga aka kantu ariko wabahagararamo hagati nabahagararamo hagati ukamubwira niba byitwa yuko ari abantu bakoreye Imana niba byitwa yuko ari abantu bajya mu ijuru niba byitwa yuko ari abantu bakorera Imana ntabwo bakagombye guhangana yego ntabwo bakagombye guhangana ngo bigwe bari mu kwiha rubanda
ese reka manze mubaze wenda aya marikodi yageze ahantu henshi sibyo n'abadiyasipora bayabonye sibyo niba umuntu yakugiriraga icyizere yavuga ati nsengera buriye n'ibibazo azongera kugira icyizere gusa biza ukuri bitumye nanjye ariko buriya bitumye nanjye ndaza kuza gukurikirana nze kureba rwose abo bantu uretse nyine tugendane sibyo ntabwo niba uri umukozi w'Imana cyangwa se Peter niba unabwira n'abantu gukizwa bwira abantu tubwire n'abantu bakurikiye Nzaramya TV tubwire abantu babanze bakizwe kamere buriya umuntu wakijwe kamere iyo umututse arihangana akomeza akagenda adubije umuntu wakijwe kamere niyo wamuhohotera akajana arihangana akagenda arihangana urukumva ariko abantu muri ino minsi bananiwe kwihanganira kamere ubwo kwihangana twabuze mu yandi magambo nukuvuga ngo biriya uretse gato biriya bitutsi ni iby'abashumba urukumva nibyo kera twatukanaga tukiri abashumba urukumva mutari mwakira Yesu n'umukiza tutari twakira Yesu n'umukiza none niba byitwa ko twakiriye Yesu n'umukiza sibyo twakagombye kuba biriya byose twarabiretse tukabisiga urukumva kandi iyo wakiriye Yesu n'umukiza hari ibyo usiga babyumvise Peter hari ibyo usiga hari ibyo ureka hari ibyo utandukana nabyo niba ugeze mu banyabyaha wabyumvise ntabwo ugomba kwisanisha n'abanyabyaha ahubwo ugomba gutandukana n'abanyabyaha babyumvise ukaba urumuri ukabamurikira ukamurikira abari mu mwijima none uzamurikira abari mu mwijima gute Peter bwira uzamurikira abari mu mwijima gute abantu muri iyi minsi ngenda bivuga nta kibazo abantu muri iyi minsi batangije social media abenshi bavuga ngo niziyobokana bavuga ngo nizo kuvugiraho imirimo y'Imana ariko ubu ngubu aho bigeze ni amacakuri bita ugira ngo se reka nkubwire yewe sora ko bafunze isengero sobona ko bafunze isengero yego izi social media nazo zirangije zijanye nazo zifungwe reka nkubwire nazo bazazi nosuzi ko ari bucecetse nosuzi yuko ripo ibitabireba ripo byose bibireba ariko none se kamande nkubwire niba bumva yuko ariho bafunze isengero sibyo bakumva yuko ariho bashobora gukorera amabi bakumva yuko ariho bashobora kwirirwa basesebanya bakumva yuko ariho bonyine bashobora kwirirwa batukana kugira ngo se ribe iracecetse ariko ribe naho izashoramo amaboko none se ubundi ibintu nk'ibyo ibigomba kubihagurukira kuko abari bibi cyane none nkubwire ngo iki ribe naho izashoramo amaboko kandi uzabureba simbikubwiye Peter uzabureba sibyo abantu bahagurutse bavuga ngo bagiye gukorera Imana nibo turimo kubona mu nzangano uri kumva abantu bahagurutse bavuga ngo bagiye gukora imirimo y'Imana nibo turimo kubona bari mu matiro mu biteye isoni rero uri kumva iby'Imana uri kumva yarenze no kubyihangana ariko noneho izaza noneho yikore ese byitwa reka maze mubaza niba uri umukozi w'Imana bikaba waciye ku ruhimbi sibyo ukabwira abantu ngo bakizwe tugendane ukabwira abantu bakizwe sibyo none umuntu wabwiye ngo akizwe ngo ave mu byaha niyumva urimo gutukana ibitutsi bimeze kuri
bizagenda azakizwa cyangwa umuntu azava mbere yawe? Reka ntabwo yakizwa atese. Aribyo nakubwira ngo imirimo y'umuntu niyigaragaza. Ariko Peter, reka mubwira akantu. Wari uzi neza yuko iyo mwarimu ahagaze imbere y'abanyeshuri, uri kumva, ari imbere y'abanyeshuri, uzi ko abanyeshuri bose bamuhanze amaso, uzi neza yuko baba bazi neza yuko ari ufite ubwenge kurusha abarimo aho ngaho bose. Kandi koko kandi niwe baba bahanze amaso, uri kumva, ikintu cyose ababwira baba biteguye ko ari we bagira gute bakuraho ubumenyi, sibyo? None uwo bagakuyeho ubumenyi, uwo bagakuyeho cyangwa se imbuto, uri kumva, arimo arabiba urwango, arimo arabiba ibintu bibi cyane, sibyo? None Peter niwe waranyigishije kuva mu byaha, sibyo? Mukanya ukambona kuri social media ndimo gutukana, sibyo? Mukanya ukambona mbese ndi mu matiku, sibyo? Urambwira yuko ibi byo bakwigisha biri gufasha, aho utambwira ko utansubiza. Oya, byamfasha gute se? Urumva, ahubwo ngiye wigishije narushaho kugwa cyangwa gucogora. Kuvuga ngo nta giti cy'indimu gishobora gusarurwaho ironji, ntibishoboka. Buri giti cyose cyera imbuto zihwanye nacyo cyangwa yego. Ibyo tuvuga ngo rero aho nta rubuto ruriho ruzima wamusaruraho uwo muntu. Bivuga ngo na rwa rubuto rwa rundi yita ngo yaragize narwo ntirukomeye, kuko n'ubundi narwo rwakomotse ku giti gisharira, narwo buriya ntago wavuga ngo ni urubuto. Peter, ngewe ibintu maze iminsi mbireba, sibyo? Maze iminsi mbireba ariko nka cyakuzabivugaho, uri kumva? Ibi bintu abitwa yuko ari abakozi b'Imana, abitwa ko bakoreye Imana, ikintu nababwira ngo nibakeraho basubire mu nzira y'agakiza. Kandi Peter wese kuza gukurikirana ikiganiro cyose ucumbe neza. Hari mwene data wacu watabarutse, nawe ejo bundi twakoranye ikiganiro ahangaha, ni mushiki wanjye wo witwa Durimbo, twakoranye ikiganiro, kandi uyu munsi dukoranye ikiganiro kugira ngo nabwo yahise arwara akagenda ajya kwa muganga, sibyo? Bavuga ko hano pasiteri wari wavuze ngo barekere aho ngaho, ariko nyine ntabwo bivuze ngo ni ugushinyagura, ahubwo ni ibyavuzwe, sibyo? Burya ibyavuzwe umuntu abivuga. Uwo pasiteri nawe yavuze yuko, sibyo, uriya mugabo mu cyuje, sibyo, urimo gutukana amagambo ameze kuri iki, urakumva, ngo arekeraho, kuko natarekera ngo nawe, urakumva, wari kumwuka wo gupfa byihuse. Ibyo ni ibyavuzwe. Kuvuga ibintu byavuzwe ntacyo biba bitwaye, ikibi ni uko wavuga ibitavuzwe, sibyo? Ahubwo iyo byavuzwe babikubajije wakwerekana wabivuze, uri kumva? Aze koko ubwo kuko yewe abo bantu yavuze ati rero abahanuzi bose barahari, ariko uriya muhanuzi araciwe.